Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Iyo Imana itegabanya iminsi, ntamuntu wari gusigara. Iyo minsi tuvuga hano, iyo itegabanywa ni iyihe? Ni iminsi y'imperuka. Murabona neza, baje kubasuza mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha itura ku Mana ibagereho. Ijambo muhirwa, uyu munsi tukaba tugiye kuganiraho ku minsi ya nyuma nuko tugomba kuyitwaramo. Iyo minsi rero ivugwa, iyo itagabanywa, ntamuntu wari gusigara ni iyihe minsi? Reka turebe icyo Bibiliya itubwira muri Matayo 24:22. Iyo minsi iyo itagabanyijweho ntihajya kuzarokoka numwe, ariko kubw'intore iyo minsi izagabanywaho. Nukuvuga ngo iminsi ya nyuma ishobora kuba mibi kurushaho, ariko Imana izatabara kugira ngo iyo minsi igabanyije migufi, kugira ngo intore zayo zibashe kurokoka. Iryo ni ihame tumaze iminsi tubona biri kuba. Uko bihe bigenda byicuma byegera iyo minsi, niko ibintu bizagenda birushaho gukomera. Komera rero ku gakiza kawe, hatagira ukwambura ikamba ryawe, hato uzisange nawe ugiye mu bisi. Ibyahishuwe 3:10. Reka turebe icyo ritubwira. Kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi. Niwitondera ijambo ry'Imana ryo kwihangana, ukihangana mpaka kugeza ku munota wa nyuma, Imana nayo izakurinda ibyo bigeragezo bigiye kuza kugerageza ab'isi. Ibyo bigeragezo rero byaratangiye, ngira ngo twabibonye. Imyaka 2 ishize twabonye ibintu byaje mu isi byirukanga cyane bisakara. Abo byajyanye byarabajyanye, ababikurikiye ibintu barabikurikiye. Ibyo rero kuba warihanganye kuvuga ati Mana ni wowe nambyeho, ntabwo nzigera na rimwe nkureka, nkurikije ijambo ryawe wambwiye, ibyo bigeragezo nta na rimwe byigeze kugeraho. Uko ni ukuri, waba ubyumva waba utabyumva, abo byagerageje byarabagerageje birabanduza, ababirokotse nabumva ijambo ry'Imana. Kandi Imana rero irabitubwira neza muri Bibiliya ko niwitondera ijambo ryayo ryo kwihangana, ibyo bigeragezo ntibizakugeraho, bizacaho, ntuzanamenye yuko byarabaye. Haleluya. Niba kubwira ngo bari kugukorera ibintu ngo kugira ngo bakurinde, Bibiliya iratubwira neza ko n'uwo muntu akwiye ngo ndikora ibintu byawe kubera ko ngiye kukurinda, uzamenye ko baje kugusengeza kukurimbura. Ibyo twarabibonye, ibyabaye imyaka 2 ishize, barakingira abantu babwira ngo kubera ngo babarinde. Jya umenya ko ari ukurimbura, ni ukurimbuka, ntuzi ibyo bagushyizemo, ntuzi gahunda zabo. Igihe nicyo kizatwereka ibiri muri ibyo bintu bakubwiye ngo bari kukurinda. Ukubwiye wese ngo ari kukurinda, menya ahubwo ko aje kugusenya. Hunga ukize amagara yawe, uyarinda ayo mazi. Intwaro za satani ni izihe? Satani agira intwaro nyinshi cyane, nyinshi cyane, ariko hano turavuga ebyiri: idini, itangazamakuru. Idini n'itangazamakuru ni ibintu bibiri satani yifashisha kugira ngo abye abantu. Idini Imana irisobanura ite? Imana itubwira ko idini ni amategeko abantu bishyiriye hamwe n'imigenzo ya kera bagiye bahererekana, ikaba uruhererekane kuva ku bisekuru n'ibisekuru kugera ku bisekuru kugeza na n'ubu. Ni imigenzo mbese. Itangazamakuru rero naryo rikoreshwa gute? Rikoreshwa kugira ngo abantu batishakire ukuri, ahubwo bakubwira ngo wirebe ibi, wikumva ibi, ntukurikire ibi, ahubwo kurikira ibi ngibi ngwaye, bakagushyira mu murongo umwe, bagakorera iyozabwonko ngo ugiye kubireba. Ariko hagati aho satani yisenya cyangwa yisenye mu buryo atamenye, ikoranabuhanga rero satani yarikoresheje kugira ngo yiyubake, asenye abantu ariko atiyibagiwe. Ni gute ikoranabuhanga cyane cyane internet yafashije abantu kugira ngo bamenye ukuri? Kuri internet hari ibintu byinshi. Satani we yayikoresha zikagiye gukusanya abantu, ariko
uzi ubwenge yakoresha ibyo koranabuhanga bya interineti kugira ngo asakaze ijambo ry'Imana vuba byihuse. Ariyo mpamvu ubona ngo bakubwira wipostinga ibi, wirebe ibi ngibi, nupostinga ibi ngibi turagufungira umurongo w'inunu, turagufungira urukuta, turagufungira cyangwa turagufungira ibyo byose. Kubera iki? Kugira ngo kwa kuri bamaze kubona ko izo platform mbese ahantu bahurira bose ku mbuga nkoranyambaga abantu basigaye banyuzamo kuri. None kugira ngo kuri kudatambuka bakavuga ati wipostinga ibi, wikwandika ibi, wivuga ibi. Nuko rero satani atangiye kuvumbura ko iryo koranabuhanga nawe yashyize mu bantu, ahubwo riri kumugiraho ingaruka zikomeye. Ariyo mpamvu ubona abantu bashaka ahandi hantu bandikira, bashaka ahantu bapostingira. Kubera iki? Kugira ngo kwa kuri n'ijambo ry'Imana bikomeze bigere ku bantu, babyuke, abo bubyutse, noneho umwami wacu asakaye, n'utuwe busakaye. Hari iyozabwonko nuko satani yigira umumarayika w'umucyo. Bibiliya itubwira ko satani buri gihe yigira umumarayika w'umucyo. Nshobora kubaha urugero uko satani akora. Buri gihe yihisha inyuma y'ibintu byiza Imana aba yakoze, agakopera cyangwa agateza intambara. We akikinga akihisha, intambara ikabera nkariye, ariko satani ari we yiri inyuma. Uko rero niko bagenda babeshya abantu bakabashyira mu mutwe, wewe ukareba hariya kandi satani we arimo arakora ibindi hariya. Nubona ibintu biri kuba hariya, jya ureba hariya. Nuko ubasha kumenya satani uko akora, ukamumenya neza kugira ngo atagushuka, kubera ko nawe wamaze kumenya gutahura imigambi mibisha ya satani. Reka turebe inyigisho z'ubuyobe zakwiriye hose nuko abantu basobanura Bibiliya. Tuzi ko Bibiliya ushobora kwifata ugasoma umurongo. Uyu murongo umwe iyo usomye, hawusoma, n'uyu akawusoma, n'uyu akawusoma, n'undi akawusoma, n'undi akawusoma, byibuze uribone ibisobanuro bitatu binyuranye. Ni nk'urugero nguhaye, ushobora gufata umurongo umwe ukabona ibisobanuro bitatu binyuranye. Kubera iki ibyo bisobanuro bitatu? Kandi bigomba gusobanura ikintu kimwe byose. Nuko haje inyigisho z'ubuyobe nuko abantu basobanura Bibiliya. Kubera iki? Kubera rwa ruhererekane rwagiye ruva mu bisekuruza kugera mu bisekuruza kugera mu magingo aya. Kandi no abantu bakaba batisomera ijambo ngo bashungure bumve neza iby'Imana ivuga, noneho n'umwuka abagendera abasobanura. Nuko rero ubwo buyobe n'inyigisho zabwo zigenda nabwo zakwiriye mu bantu, zeze abantu ahubwo barwana bakazikomeraho kugira ngo utazibakuramo cyangwa ubereke ibintu by'ukuri bijya mbere. Hari rero amateka ahishwe agomba kujya ahagaragara. Amateka ahishwe agomba kujya ahagaragara bivuze iki? Turi mu 2022 uyu munsi. Ibyabaye imyaka 2000, 2003 ntabwo abantu bisobanukiwe. Ntabwo rero ushobora guhita ubona ibintu biri kuri uyu munsi ngo uhite ubisimbukiraho utabanje kureba ibyabaye imyaka 2000 mbere y'ivuka rya Kristo, imyaka 100 nyuma y'ivuka rya Kristo, imyaka 500, 1000 kugeza uyu munsi. Niko ugerageza gushyira ibintu hamwe kugira ngo urebe ibintu byatangiye gute, uyu mwaka byagenze gute, n'uyu ukagenda uzamuka uzamuka kugira ngo wumve ushungure, none umenye ibiri kuri uyu munsi, imvo n'imvano yabyo. Nuko rero ubimenya ariho rya koranabuhanga satani akoresha yisenya rigirira akamaro internet. Kuri internet abantu bahana amateka uko yagiye azamuka, bagahuza, bakajya hamwe, none bakumva uko ibintu byatangiye. Aribyo satani adashaka abantu bamenya. Kubera iki? Bigomba kuguma bihishwe hatagira ubimenya, noneho kuko kuri nimukumenya kuzababatura. Biranditse muri Bibiliya. Uku kuri rero twese tunyotewe, nikumara kujya ahagaragara nibwo satani azikubita hasi n'abambari bose. Kandi bivuga gutegeka ubutegetsi, intambara n'ukuri guhishwe. None nubwo iki izi ntambara ziba hirya no hino, tufate nk'intambara iri kuba ya Ukraine n'Uburusiya. Kubera iki byose biba? Kubera inyota y'ubutegetsi gutegeka, kandi abantu bakomeze bahishe ukuri. Ushobora kuba wibwira ngo ni Ukraine iri kurwana n'Uburusiya, ariko
intambara ya nyayo iba iri hagati y'ibihugu bibiri by'ibihangane. Ushobora kubona Amerika y'u n'Uburusiya ko mu buryo buhishe bujimije kuri udashobora kubyumva. Ni ukuvuga rero izi ntambara zigomba kubaho uko zaranditswe kugira ngo uku kuri tunyotewe kujya ahagaragara. Kuzajya agaragara gute? Hashobora kuba harimo Ukraine iri kurwana n'Uburusiya, ariko Amerika ari ibiri inyuma, none bifitanye isano na Israel, kandi bifitanye isano none na Bibiliya, kugira ngo uko kuri kw'abantu b'Imana, abantu b'igitabo, the people of the book, nkuko twita mu Cyongereza, abantu ba nyabo ba kiriya gihugu bazamenyekana. Bizagenda gute rero? Izo ntambara zigomba kubaho, noneho bikazagenda bigana muri kara karere kugeza ubwo ukuri kuzajya ahagaragara, tukamenya tuti okay, dore ko ibintu byagenze, igihugu ni iki, ba nyiracyo n'aba, noneho byose bigira iherezo, ukuri kuneshe gutsinde ikibi na satani n'abambari batsindwe burundu. Hano hari igihe cy'abagentile. Abo bagentile bavugwa ni bande? Ni ukubera iki icyo gihe cy'abagentile kigomba kurangira? Iki gihe nicyo turimo. Nikirangira nibwo kwa kuri twavuga hano kuzagaragara. None abo bagentile igihe cyabo bagize cyo gutegeka isi, bakaba banategetse n'ubu kizaba kirangiye. Noneho ba bantu b'Imana ba kera bavuga ngo batatanijwe mu bihugu byose bazakusanywa bavuye mu mpande enye z'isi. Icyo gihe rero n'icyuzura kikarangira, nta kabuza abantu b'Imana nyabo, ubwoko bw'Imana bwa nyabwo, abantu benshi batazi, batumva, badakurikira, nibwo abantu bose bazaga mu gatangaro ko kumbi ba bantu nibo bwoko bw'Imana. Biri vuba, turabinyotewe, tubibonera aha, ariko tuzi neza ko bigiye gusora. Ibyo bibira byose tubwira bikajya hagaragara, ukuri kukamenyekana, maze ikinyoma kigabura intebe, kigatsindwa burundu, kikavanwa ku ntebe, hakimika ukuri kuzatsinda, kukaganza mu bantu b'Imana, maze ugushaka kw'Imana kukaganza mu isi. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.